Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishimwe ikuzo n'iby'Imana ishobora byose, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, we n'abiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazagumya kumukurikira kuzageza ku munsi wa nyuma. Dusaba Allah yuko natwe yaduha kuba muri babandi bazagira iherezo ryiza, Allahumma amin. Bavandimwe bakunzi ba Musilamu TV, iki ni cya kiganiro turebera hamwe icamake ku mateka y'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Aha twibutsa ko mu kiganiro igice cya mbere cyari cyabanje twari twarebeye hamwe umwihariko w'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, ubwo twabonye yuko ubutumwa bwe bwari bwaragenewe cyangwa se bwagenewe abantu bose batuye isi, mu gihe izindi ntumwa zo zahawe ubutumwa bugenewe imiryango yazo zakomokagamo. Mu bindi twarebye ivuka ry'intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha, ndetse tunabona konswa no kurerwa ndetse n'igisekuruza cy'intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha. Twaje gusoza ikiganiro igice cya mbere tureba ku irongora ry'intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha. Uyu munsi munyemerere dutangirire mu kurebera hamwe imwe mu mico yaranze intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha. Intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha, niwe ntangarugero mu mico myiza yaranze ikiremwa muntu. Yaranzwe n'imico myiza yose mu gufasha abantu, baba abo mu muryango we ndetse n'abandi. Yababariraga abamuhuguje, yahuzaga abatanye, ndetse akanagirira neza abamuhemukiye. Yarangwaga n'ubumuntu, akarangwa no kugira isoni, ndetse akarangwa no kwicisha bugufi, akarangwa no kugira ubutwari, koroherana ndetse n'indi mico myiza ihebuje. Ibi bikaba bigaragazwa n'umurongo wo muri Qur'ani, aho Imana muri Qur'ani ivuga iti wa innaka la ala khulqin azim. Imana iti mu by'ukuri yewe Muhammadi, wowe ufite imico myiza kandi ihebuje. Iyi niyo mico yaranze intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha. Intumwa Muhammadi ihabwa ubutumwa. Intumwa Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha, yakundaga kwiherera mu buvumo bwa Hira, igaragira Imana mu nzira yasizwe n'intumwa y'Imana Ibrahim. Nibwo yahishuriwe ubutumwa hari mu kwezi kwa Ramadani mu mwaka wa 610 nyuma y'ivuka rya Yesu. Icyo gihe intumwa y'Imana Muhammadi yari ifite imyaka 40 y'amavuko. Nk'uko intumwa Muhammadi yivugiye ubwayo ko marayika Jiburili yamusanze muri ubwo buvumo, aramubwira ati soma. Intumwa Muhammadi iramubwira iti ntabwo nzi gusoma. Intumwa Muhammadi ikomeza itubwira iti kugeza ubwo nasomye nsubiramo amagambo yavugwaga na marayika Jiburili agira ati soma ku izina rya Nyagasani wawe, we waremye. Yaremye umuntu amukomoye mu gasoro k'amaraso. Soma kandi usingize Imana yawe. Yo yigishije kwandika n'ikaramu, yigishije umuntu ibyo atarazi. Arangije numva ijwi riturutse hejuru rirambwira riti yewe Muhammadi, wowe uri intumwa y'Imana, nanjye ndi marayika Jiburili. Akenshi yamuziraga mu ishusho y'umugabo. Iyi mvugo yakiriwe na Bukhari. Intumwa Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha,
yakomeje ivuga iti naje gusubira mu rugo, ubwo Jiburili yari amaze kugenda nsanga Khadija mu rugo, mwegamaho musobanurira ibyambayeho. Arambwira ati humura, ndahiye ku Mana ifite roho yanjye mu kuboko kwayo, njye ndabona uzaba intumwa y'uyu muryango w'abatuye isi uma. Nuko Khadija ajya kureba mwene se wabo witwaga Waraka mwene Nawfal, wari umukristu akaba yarasobanukiwe amateka, amusobanurira ibyabaye kuri Muhammad byose. Akimara kubyumva aramubwira ati ndahiye ku izina ry'Imana ifite roho yanjye mu kuboko kwayo, Muhammad ni umutagatifu kandi ni intumwa y'Imana yoherejwe kuri uyu muryango w'abatuye isi. Mubwira komere. Iyi mvugo yakiriwe na Bukhari. Intumwa Muhammad yahawe ubutumwa ifite imyaka 40 y'amavuko. Yatangiye kubwiriza i Maka mu gihe cy'imyaka 13. Yabanje kuvuga ubutumwa mu ibanga ihereye ku bantu bo mu muryango wayo. Nyuma yaho ibugeza ku bandi. Ababaye abayisilamu bwa mbere bemeye ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha n'imigisha. Uwa mbere ni Khadija mwene Khuwaylid, ariwe madamu y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha n'imigisha. Ndetse mu bandi bemeye Uwisilamu cyangwa se ubutumwa bw'intumwa y'Imana bwa mbere ni Zaid mwene Harithi na Ali mwene Abi Talib, wabaga mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha n'imigisha, dore ko base bavukanaga. Ndetse mu bandi baba abayisilamu bwa mbere harimo Abubakar mwene Abi Quhafa Ataymi. Nyuma yaho hakurikiraho abandi benshi babaye abayisilamu. Nk'uko amateka atugaragariza yuko mu babaye abayisilamu bwa mbere mu badamu yari Khadija, ariwe mudamu w'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha n'imigisha. Ndetse mu bandi baba abayisilamu mu bantu bakuru dusangamo Abubakari, Imana imwishimire. Nyuma yaho ndetse mu babaye abayisilamu mu bari bakiri ingimbi cyangwa se mu basore dusangamo Zaid mwene Harithi. Naho mu bari bakiri batoya dusangamo Ali bin Abi Talib. Abo bose Imana ibishimire. Nk'uko twamaze kubivuga, nyuma yaho hagiye hakurikiraho abandi benshi bagiye binjira Ubuyisilamu mu matsinda. Kwimukira muri Habasha. Intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha n'imigisha, imaze kubona ibizazane n'akarengane k'abayisilamu n'itotezwa bakomeje guhura naryo, yarababwiye iti nimuhungire mu gihugu cya Habasha, aho ni muri Ethiopia y'ubu ngubu, kuko hari umwami w'umunyakuri ku buryo ntawe uhuguzwa mu gihugu cye. Nimugende mubeyo kugeza igihe Imana izaborohereza mukava mu ngorane murimo. Nibwo bamwe mu basangirangendo b'intumwa bahunze bimukira Habasha. Uko niko kwimuka kwa mbere kwabayeho muri Isilamu. Kwimuka kwa kabiri ariko kwimukira kw'abayisilamu bava i Maka bajya i Madina. Abayisilamu basigaye i Maka hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha n'imigisha, bakomeje guhura n'ingorane n'akarengane gakomeye. Nibwo intumwa Muhammad ibategetse kwimuka bahungira i Madina. N'abari barahungiye Habasha, Ethiopia y'ubu, bakimara kumva iyo nkuru nabo berekeza i Madina.
intumwa Muhammad nayo yahungiyeyo iherekejwe na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Intumwa imaze kwimukira i Madina yahubatse umusigiti bifashijwemo n'abayisilamu. Umaze kuzura yubatse inzu z'abagore bayo. Nyuma yaho ishakana na Aisha umukobwa wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, bombi Imana ibishimire. Igeze i Madina yakomeje kubwiriza ubutumwa mu gihe cy'imyaka 10. Aha byumvikane ko ufashe imyaka 13 intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhamoro n'imigisha, yamaze imaka yigisha, ndetse ukanafata imyaka 10 intumwa y'Imana yamaze i Madina yose ukayiteranya, bigaragara ko intumwa y'Imana ubutumwa bwayo bwose bwamaze imyaka 23. Urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhamoro n'imigisha. Intumwa Muhammad ivuye gukora umutambagiro mutagatifu hija, yahise irwara ikomeza kuremba. Nibwo ihamagaye abagore bayo bose ibasaba uburenganzira bwo kurwarira mu rugo rwa Aisha, Imana imwishimire. Barabyemera. Nyuma yo kugira mu rugo rwa Aisha yakomeje kuremba, akaba ari naho yapfiriye. Iranahashyingurwa. Yapfuye ari ku wa mbere tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu Rabiul Awwal, akaba yari afite imyaka 63. Nyuma yo gupfa kwe abayisilamu bayobowe na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu amaze gupfa, akurikirwa na Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Ubwo nawe amaze gupfa abayisilamu bayobowe na Uthman bin Affan. Nyuma y'urupfu rwe abayisilamu bayoborwa na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, bose Imana ibishimire. Bavandimwe bakunzi ba Musilamu TV, munyemerere dusoreza ahangaha incamake ku mateka y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhamoro n'imigisha. Inyigisho nk'izi ngizi ni inyigisho tubategurira tuzikuye mu gitabo cyitwa Ad-Durus al-Muslim Jadid al-Mustawa al-Ula. Ni amasomo agenewe abayisilamu bashya, icyiciro cya mbere. Ni igitabo mwateguriwe n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, mukaba muzigezwaho n'umuvandimwe wanyu Ustaz Haruna. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.